ibihe turi kujyamo ntabwo ari byiza. Ariko niba Imana yateguye abavuna, reka nkubwire ngo nusiga twiyegurira Imana tuzavuga ibyanditswe. Ntabwo turi abanyapolitike ngo turavuga politike y'isi. Oya, usibye ko na politike hari igihe ituma abaturage babaho neza nk'uko turiho neza mu gihugu cyacu. Ariko icyo tuzavuga ni ibyanditswe byera. Ntugapinge ibyanditswe byera. Mwatubwiye ko nyuma ari amahoro, ariko atari amahoro none tujya kugenda gutera. Maranatha, Maranatha. Nifuza ko abantu bose bashyira hejuru Maranatha. Mwami Yesu naze. Kugaruka kwa Yesu ihame ridakuka. Iyi ndirimbo ya kabiri baririmbye. Ikibazo Mariya yari afite cyari kimwe gusa, guhura nande? Guhura na Yesu. Ntabwo Mariya yari azi umubare w'abantu yasambanye nabo, ntabwo yari awuzi. Ariko guhura na Yesu byonyine gusa, mu gitabo cy'ibifuzwe byose baranditse baravuga ngo Yesu amaze kumukuramo amadayimoni yamuteraga ubusambanyi, ngo yashakishije ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma azahura na Yesu ngo amwereke yuko yamugiriye neza. Akora imibyizi 300. Akora imibyizi 300 kugira ngo agure amavuta aturuka ku gati kitwa narada. Ntabwo turi kumwe mw'abantu bari kuri koranabuhanga. Imibyizi 300. Ariko kugira ngo yongere guhura na Yesu, kuko Yesu yahoraga abwiriza biramugora, ariko kubw'amahirwe ahura na Yesu. Kandi ahura na Yesu mu bihe bigoye. Ntabwo ari cyo kibwirizwa nateguye, ariko burya abaririmbyi n'ababwiriza bose ni kimwe. Imana ibaha umugisha. Nizere ko ryatangaza utaritangaze Elda. Elda, nizere ko ryatangaza utaritangaje. Ryari nakubujije ejo nimugoroba. Aha. Kuko Mariya akoze imibyizi 300. Mbese ni bangahe banejejwe n'ikorari? Ndabona umuntu wambaye amarinete n'ishati y'umukara itamunejeje. Niba itakunejeje ubwo azayitumira iwawe. Ariko mwibaza ni yeba twari dufite ubushobozi buturutse mu mifuka yanyu, twagombye gutumiza n'andi makorari buri munsi twadufite korari, ariko imifuka yanyu irasa nk'iyatobotse. Munezezwa nuko korari zaje, ariko ntimuzi yuko imvuna, ndabizi amavuna nyahoramo aravuna cyane. Murebye amajoro abakuru b'itorero baraye ni menshi cyane bari gutegura ivuna. Ariko natangajwe no kumva nimugoroba bavuga ngo hari abantu bahize banze guhigura. Iki kintu cyanyishe cyane. Ngewe nagiye ahantu rimwe gusa nabibabwiye twari turi kumwe nimugoroba. Umuntu twari turi umwe avuze ngo mfite ivuna i Nyagatare. Umusilamu aravuga ngo nubwo ntari umudivantisi umunsi wa karindwi, ariko iri vuna nzaritera inkunga. Birashoboka. Kumpaye kitavuga sahuka. None ivuna ryaratangiye kandi nta kizarisubiza inyuma. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Muribuka yuko insanganyamatsiko y'ibi byumweru bibiri iravuga ngo ubushobozi bw'Imana bwaremye isi nibwo ikoresha ku munyabyaha wemeye kwihana akazabona ubugingo bugenje gute. Ntabwo uko mungana n'uko amajwi yanyu ari kuvuga bingana. Wakazahabwa ubugingo bugenje gute? Ubugingo buhoraho. Kandi ikigeretse kuri icyo ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo. Ntabwo ndi butinde kuko
dufite izindi gahunda. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo urindagiriye mu gitabo cy'Itangiriro guhera ku Itangiriro igice cya mbere kugeza umurongo wa 31 n'igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza wa gatatu, ubuyobye by'iteka ryose. Badivantiste umunsi wa karindwi, namwe abashyitsi muri aha ngaha, ndagira ngo mbabwire ngo iki gitabo cy'Itangiriro niho duhera tubona ubushobozi bwande. Ariko turi kumwe cyane, turi kumwe. Niho duhera tubona ubushobozi bw'Imana. Koko uwadusomeye hari akantu yihusemo, ubundi usomye uravuga ngo mbere na mbere Imana, ubundi ugakurikiza ngo yaremye ijuru n'iki, habanza iki, Imana. Ibi rero kubijyaho ukabyirengagiza, ukagera mu gice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere ukabyirengagiza, ndagira ngo mbabwire ngo umuhishuzi Yohana yavuze ibizaba. Aravuga ngo mu gice cya 22 cy'ibyahishuwe duhera ku murongo wa 17, aravuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushake ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. 18, uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti ntagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. 19, kandi ntagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wacyo w'icyo giti cy'ubugingo no ku rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. 20, uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Amena. Ngwino mwami Yesu, ubuntu bw'Imana Yesu bubane namwe mwese. Amena. Nukuvuga ngo iyo wirengagije Itangiriro igice cya mbere kugeza ku murongo waho wa 31 n'Itangiriro igice cya kabiri kugeza ku murongo waho wa gatatu, aho Imana igaragaza ubushobozi bwayo, iravuga bimwe biraho. Itangiriro cya mbere umurongo wa mbere na mbere iki, ariko biri kugaragara hariya. Aha, reka tujyane rero. Mbere na mbere iki, yaremye ijuru n'iki n'isi. Kuwa mbere Imana iti habeho iki, habeho umucyo. Nuko Imana ibivuze gusa umucyo ugenza gute? Ariko turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe? Maze rero Elda mushake sanfire rwose, ntabwo yamenya gukurana n'imigozi. Imana ivuze gusa ngo habeho iki, habeho umucyo. Umucyo ugenza gute? Ubaho. Nuko ku munsi wa kabiri Imana iti habeho isanzure. Imana imaze kuba ngo habe isanzure niryo rigenza gute? Ribaho. Nuko ku munsi waho wa gatatu Imana iti amazi atandukane n'ubutaka. Nuko amazi atandukana n'ubutaka. Ngira ngo abari gukurikira murabona yuko ahangaha amazi ari ukwayo, ubutaka nabwo buri ukwa. Ariko ngo Imana igenje gute? Ivuze gusa bigenza gute? Biraba. Ku munsi wa kane nuko Imana habaho ibintu bimera byaremwe kuri ubwo butaka, ariko habaho ibimera ngibi muri kubireba. Murabona aya mazi y'urubogobogo, murayabona ukuntu ameze. Harimo n'abajya bayoga ntibamenye yuko Imana ari yashyizeho. Yo birababaje. Ku munsi wa kane Imana iti ntihabeho ibiva. Imana imaze gushyiraho ibiva mbese murabizi ni inyenyeri, ukwezi n'ibindi byose, izuba bibaho. Nuko bimaze kubaho habaho n'inyoni ziguruka, mwazibonye. Amazi nakwire hirya no hino, amazi aragenda arasendera n'inyamasheke, aho korari yavuye nayagerayo. Mwebwe mufite n'amazi menshi, mufite n'ikivu. Ahangaho nabonye amazi ari makeya, ariko nimuhumure namwe amazi arahari. Nuko habaho ndetse n'inyamaswa ku isi. Ibi ngibi ni iby'Imana yagiye ivuga gusa bikagenza gute? Bikaba. Nuko bigeze ku munsi wa gatandatu, tangira igice cya mbere umurongo wa 26 na 27. Noneho ntabwo igiye kuvuga gusa ngo bibe, ahubwo igiye gukora. Turebe umuntu
agira ishusho yacu. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana. Niko yagenje gute? Niko yamuremye umugabo n'umugore, niko yagenje gute? Ndashaka umuntu tuzafatanya kubwiriza, kubera yuko mfite Bibiliya ebyiri. Mfite Bibiliya ebyiri, mfite Bibiliya ntagatifu, agera na Bibiliya yera. Shaka umuntu waba uri hano mu banyeshuri mu Katolika akazamfasha kujya abwiriza, kandi iyo umubwiriza ahagaze hano icyo avuze kiraba. Executive nidusoza azaguha ingororano. Executive wa firiti mu Kinyarwanda ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa firiti. Ntabwo ushaka kukubura ingororano. Hari umuntu waza agafata Bibiliya tukazajya dufatanya kubwiriza. Ntabwo nzakubwira amasomo menshi. Wanze ingororano y'umunyamabanga wawe uhombye cyane. Ntawe arahari? Ntawe? Kuko ndamutse mbwiye umudive ngo ayisome yakwibwira yuko ibyo asomye atari byo. Ntawe uri hano? Nta muntu ushaka ingororano? Yamaye nka data. Kandi ubu nza kuvuga ko ari umuceri bawe babishibutse baze kuwufata. Ariko niba muyanze tuzakoresha n'abahari mfata enda. Nuko Imana irema umuntu, imaze kumurema iratangira imwereka ibyo yamuremeye. Murabona aho bari banezerewe, bari kumwe n'intare, imbere yabo hari ibisiga bihari. Nuko itangira cya kabiri umurongo wa mbere kugeza wa gatatu haravuga ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Nuko byari Imana kugeze byose birangira kugenza gute? Ntabwo turi kumwe. Birangiza kugenza gute? Barangiza kurema. Dusomere Itangiriro igice cya kabiri muri Bibiliya ntagatifu. Dusomere mu Itangiriro igice cyaho cya kabiri umurongo wa mbere kugeza wa gatatu. Reka twumve Bibiliya ntagatifu yo ibivuga iki. Intangiriro igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Aravuga ngo ijuru n'isi n'ibirimo byose byarashojwe bityo. Ijuru n'ibirimo byose byarashoje bityo. Tekinisiye badufashe ko ijuru n'isi n'ibirimo byose byashoje bityo. Ijuru n'ibirimo byose byashoje bityo. Umunsi wa karindwi Imana isoza imirimo yakoraga. Ku munsi wa karindwi muyobozi akariro gakeya na fe. Ku munsi wa karindwi Imana isoza imirimo yose yagenzaga gute? Umunsi wa karindwi Imana isoza imirimo yakoraga. Nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Nuko kuri uwo munsi wa karindwi, haleluya, nuko kuri uwo munsi wa karindwi Imana isoza imirimo yose yagenzaga gute? Imana iha umugisha umunsi wa karindwi igenza gute? Irawiyegurira. Mbese uretse gatoya, mbese ubwo isabato ni y'Abadiventiste ahubwo ni yande? Natwe turi abande? Niba turi ab'Imana natwe tukwiye kugenza gute? Haleluya. Kuko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Kuko uwo nibwo yaruhutseho imirimo yose yari imaze gukora. Urakoze cyane. Ngayo amavu n'amavuko yose y'iki? Y'isi n'ijuru igihe bigenze gute? Biremwe. Ariko ubu ngubu niyo nasozereza aha ngaha. Uramutse utumvise ibi ngibi washaka kumva ibi. Nushake ube ugenda uvuge yuko werekwa n'ibiri kuzimu, werekwa n'ibiri munsi y'inyanja, werekwa n'ibiki, ariko upinga irema ry'Imana kuva mu Itangiriro igice cya mbere kugeza ku murongo wa 31 n'Itangiriro igice cya kabiri jya kwicarira umurongo wa mbere kugeza wa gatatu. Ndagira ngo mumenyeshe yuko icyo gihe ubushobozi bw'Imana ntabwo uha agaciro.
shakuriwe wese. Muri Bibiliya ngo ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo ikoze yose. Ndagira ngo uko tuzakomeza kwiga tuzabona uburyo icyumweru cyabayeho mu buryo bwo kurwanya ubushobozi bw'Imana. Ariko ntabwo Satani azatsinda n'ubu turi ku munsi w'isabato. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Itangira cya kabiri bahadusomeye umunsi wa karindwi Imana ifite ibintu bitatu by'ingenzi ngira ngo mbwire buri mudivantiste umunsi wa karindwi. Babandi bajya mu isoko, bamara kujya mu isoko wajya kumva umuntu wo muri iri dini akubwira ngo ariko ngo kwatinze isabato igiye gutangira, umuntu akakwihanisha. Ndayo nkubwire, nigeze njya kubwiriza i Rusizi, mwiriza i Rusizi ikibwirizwa cy'isabato. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu munsi ntateguye kubwiriza isabato. Ndakibwiriza rwose. Nuko igihe nari ngeze hanze ngiye kumva numva umugore afashe ku ikota rya, ndahindukira nsanga ni umugore ufashe ku ikote n'amazani bite madame. Arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko kuva watangira kubwiriza ntabwo numvise ikibwirizwa cyawe. Ese byakugendekeye biti? Ati twebwe abantu b'i Rusizi, kandi ngo abaturanyi babyarana abana basa, ngo twebwe abantu b'i Rusizi ngo ye imodoka yawe yinjiye ishyamba guhumeka ari uko isohotse ishyamba. Ngo kubw'iyo mpamvu ngo byageraga haryoshye ngo nkajya kubaza ngo mbese mugeze. Ati yasohotse ishyamba rero, imaze gusohoka ishyamba ikibwiriza ugishoje. Ati ariko kuva uyu munsi ntabwo nzongera gutuma imodoka yanjye ijya kurangura ku banyuma b'ishyamba. Haleluya. Hari ibintu bitatu bitaba mu yindi minsi. Icya mbere, Imana yagenje gute? Ariko mwavuze Imana yagenje gute? Icya kabiri yagenje gute? Yawuhaye umugisha. Icya gatatu igenza gute? Iraweza. Ibi ni ibintu bidashobora kuboneka ku yindi minsi. Ibyo ukora wakwinjiza amafaranga, waba ufite amakamyo, waba ufite ibyo ni ibyinjizwa kuri wowe. Ariko kuri uyu munsi, iyo uyu munsi ugeze, uyu munsi turuhukana n'ijuru, habonekamo umugisha, hakaboneka no kwezwa nuko isabato ari yera, kandi n'abayiruhuka n'abera. Nguyu ukuntu bari banezerewe mu ngobyi ya Edeni. Tangira Igishyambere 28 yaratangiye kubabwira ati ngaho rero dore ibyo naremye ngibi mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byose. Yatangira kumubwira, ariko igihe yabivugaga, igihe yari ari kubivuga, Satani nawe araza aza mu ngobyi ya Edeni. Nguyu Satani mwamubonye, nguyu kabutindi Satani, nguyu aje kurwanya iby'Imana yavuze. Nguyu murabona karagatara murajya kukabona, nguyu ari imbere yabo, nuko aza kwicyo Imana yavuze. Indirimbo ya mbere abaririmbyi baririmbye yavuze ngo ibyo mfite ni ibyande n'ibyawe. Noneho ihera ku by'Imana yamubwiye yari yababujije. Nasomye amagambo avuga ngo nta kindi cyari kiri muri iriya giti, nta kindi. Icyari kirimo gusa kwari ukugira ngo bubahe ubushobozi bw'Imana. Nuko Satani araza, abantu bari banezerewe gutya. Nasomye amagambo yaneje ngo abamarika bajyaga baza kubasura bakabigisha, ndetse n'Imana ubwayo yajyaga ibatemberera. Bari banyuzwe no guhora bahanze amaso umucunguzi. Bari barabujijwe gutandukana, ariko igihe kigeze baratandukana. Niyo mpamvu muruzi ingo muri iyi minsi ziri kujya zitandukana. Uwatandukanyije Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, uyu ni uri gutandukanya imiryango y'ubu. Dore ba bantu bari banezerewe, umwe atangiye kwifata kukananwa. Itangira 3:1 ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri ngobyi. Uwo ni Satani utangiye kuvuga. Naganiriye n'umuntu umwe ntari buvuge n'itorero arimo, turaganira kandi yari umuntu ukomeye. Tugera kuri iki kintu kirebana n'uburyo Satani abuza abantu gukora ibyo Imana yavuze. Arangije arambwira ngo erega buriya ngo natwe turabizi ko isabato ari yo, ngo ariko
Ubase ngo twese ngo isi yose yaruka isabato. Uko yambwiye ngo mbese isi yose yaruka isabato. Kuki isi yose itaruka isabato? Uhashyiramo question mark. Ni ukuri ko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi. Imbuto z'ibi biti byo muri ingobyi twemerewe kuzirya. Eva arasubiza ngo imbuto zose zo muri biti byose twemerewe kugenza gute? Twemerewe kuzirya. Keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti icyambere yaratubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazagenza gute? Mutazapfa. Ntabwo Imana ishobora kugira icyo ikora itabanje kutubwira ubwoko bwayo. Na n'uyu munsi icyatumye amavuno ategurwa, icyatumye korari yavuye i Nyamasheke izangaha, ni ukugira ngo iburire umunyabyaha ejo atazabura ubugingo bugenje gute? Buhoraho. Iyo nzoka ibwira umugore iti upfa ntimuzapfa. Imana yavuze ngo nimurya kuri iki giti muzagenza gute? Ntabwo turi kumwe. Nimurya kuri iki giti muzagenza gute? Muzapfa. Umuntu nawe Satani nawe araje aravuze ngo oya ntabwo muzagenza gute? Ntabwo muzapfa. Nuko itangisha hagati mu 5 kuko Imana izi ko munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'iki. Ntabwo Imana yari yaremye Adamu na Eva igamije ngo bamenye ibibi, ahubwo yari yabaremeye kugira ngo bamenye ibyiza gusa. Ariko inzoka irabwira ko bazamenya icyiza n'iki n'ikibi. Mwarebye ukuntu ari kureba itunda, kandi mu ngobyi ya Edeni hari harimo ibiti byinshi, ariko nimurebe uko arireba. 8:41 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 8:44. Ni umunyabinyoma kandi ni se w'iki? Ni se w'ibinyoma. Abantu bose batuma abantu banyuranya na Bibiliya ni abanyabinyoma kandi ni se w'iki? Ni se w'ibinyoma. Abaroma 6:16-17. Nimuzi ko uwo mwihaye kuba imbata zo kumvira muri imbata zo mwumvira, uwo muri imbata zo mwumvira ntabwo muri imbata z'Imana. Abantu bose bagundira ibyaha cyangwa bagakora ibyaha ngana baba bihamagariye ibishuko bya Satani bitandukanya n'Imana, ubwo kandi bikabivana mu cyanya cy'uburinzi bw'abamarayika b'Imana. Kandi igihe umurimbuzi abateze ikigoyi basigaye batakigira ikibakingira, bahera ko bakagwa rugikubita. Abiyegurira gutegekwa n'imbaraga ya Satani ntibabasha kumenya iherezo ry'ubugingo bwabo. Iyo bamaze kurunduka, umushakanyi abagira igikoresho cyo kuroha abandi mwirumbukiro. Ndagira ngo mbabwire iki ngiki, igihe icyo ari cyo cyose tudashingiye no ku isabato gusa, ikintu cyose gituma unyuranya n'iki gitabo, ujye umenya yuko uri gukora Satani utari gukora Imana. Koko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'iki? Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka, no kugira ngo umuntu w'Imana abashize kandi afite ibimukwiriye bingana iki? Byose. Kugira ngo ufite ibigukwiriye bingana byose ni uko uba ugomba kuhuza n'iki gitabo. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Ibi ngibi twabisomye. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 23:46. Yesu avuga ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ubugingo bwa Yesu yabushyize mu Mana, kandi mu Mana hari ubugingo bwacu. Abakora ibihwanye n'ibyo Bibiliya ivuga, abakora ibihwanye n'ubwitangiro bivuga, ubugingo bwabo buhishwe mu Mana. Reka nsabire buri muntu wese uri aha ngaha kugira ngo ajye akurikiza ibyanditswe byera, kandi amenye ko ku iherezo ry'ubu buzima butari ubwa none, ubuzima bw'iteka ryose, abantu bose bakurikije igitabo bazaraga ubugingo buhoraho. Nibyo nsabira buri muntu wese uri aha ngaha, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mwashakiye akarimbo kamwe nkabwira abantu bakaza kwiyegurira Imana, kakandi keza ko kurarika abantu. Ndifuza yuko nibura aha ngaha ukaba wumva iki kibwirizwa kigukoze ku mutima, utarebeye ku wundi muntu uwo ari we wese, tambuka uze gusengera. Ubwo korari igiye kuza
ikarimba indirimbo nawe utamukuze gusengera mu izina rya Yesu. Nkunda rero umuntu uza mbere cyane atarebeye ku bandi bantu utamukuze gusengera. Ngwino muhungu wanjye, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Ni bangahe banezerewe kuri uyu munsi wera w'isabato? Niba unezerewe vuga ngo amena. Niba uri hano nawe tambukuze gusengere, ubwo bagiye kuririmba utambukuze wiyegurira Imana, uze ufatanye n'itorero ryacu bafite umunsi wa karindwi ritegereje kugaruka kwa Yesu. Umunyamabanga nshingwabikorwa adufashe kwakira abaje kwiyegurira Imana. Ndagira ngo mbwire abayobozi b'aba bana, reba hano ubwo kuva ku myaka 13 gusubiza hejuru twemerewe kubabatiza. Ibyo ugiye kubigisha muri ibi byumweru bibiri ni ukubabwira bakiyegurira Imana. Niba adashaka kwiyegurira Imana uzaba utari kwigisha neza. Igihe baririmba mutambuke muze, niba nawe uhari tambukuze. Nimwumva indirimbo gusa, izi ndirimbo zitangira kugira ngo hagire abantu haguruka baze biyegurira Imana. Waba uri kwiga muri universite ariko ushaka kunyurana na kiriya gitabo, mbere nkubwire ibyo wiga ntabwo uzi ibyo ari byo. Hahirwa abantu bose bakurikiza ibyanditswe byera, kuko abo nibo bazaraga ubugingo buhoraho. Mbese nawe ngwino mwana wanjye, izire nawe. Niba nawe uje tambuka, kandi njya mbabwire ngo ntabwo iba ari ugukina. Ku musozo w'ibyumweru bibiri tuzaba dufite ububatizo ahangaha, abantu bazabatizwa nk'uko Yesu yabatijwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbese nawe urahari, tambuka nawe uzi. Namwe niba mufite imyaka 13 ukaba utarabatizwa, ngwino mwakire mu izina rya Yesu. Ndashimira uriya musore cyane, uriya muntu uherekeje umushyitsi. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Niba nawe ufite umushyitsi ukabona afite impungenge, umuherekeza atambukaze. Turacyategereje. Tambukuze ntabwo utegereje kugira ngo indirimbo ari kwihanisha, ahubwo niba wumva ijambo ry'Imana rigukoze ku mutima utambukuze hano gusengera. Wikwiganyiriza, oya wirwana n'ibyanditswe byera. Reka kurwana n'ibyanditswe byera, reka kurwana n'ibyanditswe byera, ahubwo umva ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Imana iguhe umugisha mushiki wanjye, Imana ikugire neza cyane, nawe Imana iguhe umugisha. Tuzababwira aho isabato twababwira, ariko tuzababwira neza kandi muzumva naho icyumweru cyaturutse. Ntabwo icyumweru cyashyizweho n'Imana, ahubwo cyashyizweho n'abantu, kandi ntabwo abantu aribo bategeka Imana. Oya oya, nawe Imana iguhe umugisha. No kuri Imana ikugire neza. Turacyategereje, turacyagutegereje. Wikomeza kuzarira, wizarira. Abantu bagiye kuhaguruka, indirimbo igiye kujyamo barabihanishijwe na korali Inyenyeri z'Ijuru. Baraba ari abashyitsi ba korali Inyenyeri za hehe z'Ijuru. Banguka banguka banguka. Imana iguhe umugisha mwana wanjye, Imana ikugire neza mwana wanjye. Nawe yisire rati, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Turacyategereje. Niho dutegereje, wizarira, ikomeza kuniga.
koma momonyenga Wili Kamamuro Wili Kumini Wili Alipoisa Pera Rone Tukara Tukire Kulimbuka Nakete Chama Tukira Kwa Wili Kamamuro Nakete Tukara Momonyenga Wili Kamamuro Ujino chike semo kumeni Wili mikane kome sampera Wole tukama tutie Kulimbuka Ikihikie sasa kuka Undele nikamasi Inikimaya leche sakia Ikamuka ikome Echita nikasimuka ko Alitoa kumbaka kukora Alikubaki kesema muka na ukujikora Wacheche cha moto kiyako Ili karamamu Naketo kumano monyeka Ili tunamahoro Mjino kiche semo kumeni Wili mikane kome sampera Rone tukama tutie Kulimbuka Wacheche chemo tukirako Ili karamahoro Naketo kumano monyeka Ili tunamahoro Mjino kiche semo kumeni Wili mikane kome sampera Rone tukama tutie Kulimbuka Nishikani nituko Asitakana washubaba Akikuti mkatu kikiribie Abana wasitakana waperi Awaperi na ubimuko Sabariki Kileruka Akikishishe moto kinako Ibi karamahoro Naketo kumamo monyeka Ibi tunamahoro Kujimutike sema kumeni Ibi mikari kome sampera Kome tukama tutie Kulimbuka Akikishishe moto kinako Ibi karamahoro Naketo kumamo monyeka Ibi tunamahoro Kujimutike sema kumeni Ibi mikari kome sampera Kome tukama tutie Kulimbuka Watu getu ni mara mahoro Arika tara mahoro Ala kita kunyeza butoya Nijadiena kuuza Usaba kibopika Wakuuza Abantu imana Yaswikiza kibamasi Itegero monyaka piyana Nakore sawa Nijodine Kachichizi Asumeshe kumate yao Ninakorura nikinariki Marakite cyane Marakite kakapirana Urakimegorora eminira Uwerana kukeye Wandule kandule Nijodine kuhuza Usaba kibokeka Wakuhuza Abantu imana Yaswikiza kibamasi Itegero monyaka piyana Nakore sawa Nijodine Kachichizi
Asubishi kumakilao inakurura nikilaki Garakite chane Garakite kakapihana Uhakini muromura ininira Uwera kakukiri Uwanturi Nasikamse kubituke Konendeka Ikabati Unikisi kitiko Unakumbuwale wabaribuka Asiti kuwakiramuka Uheto Nikisabani Nasikamse kubituke Ikibimi konendeka Ikabati Unikisi kitiko Unakumbuwale wabaribuka Asiti kuwakiramuka Uheto Nikisabani Nasikamse kubituke Ikibimi konendeka Ikabati Unikisi kitiko Unakumbuwale wabaribuka Asiti kuwakiramuka Uheto Nikisabani aya magambo ateye ubwoba. Hari igihe marayika ushinzwe amavuna azasubira mu ijuru abwira Imana ngo umurimo warangiye, kandi ngo abantu bazashaka kwihana icyo gihe, abantu bazashaka kwihana icyo gihe ngo bazabwirwa ngo ababwiriza barabwirije, abaririmbyi kandi ngo umugisha mushiki wanjye ngo abaririmbyi bararirimbye ariko banga kwihana. Birababaje kubona umuntu asoma Bibiliya ibyanditswe byera, wowe uri aha ngaha ukashaka gupinga ibyanditswe byera. Oya, igihe mu gihe cy'Abisirayeli iyo umwana yageraga imyaka 13 iyo yabashaga gukora icyaha yaragihanirwaga, ariko munsi ya 13 ntabwo yagihanirwa. Babyeyi muri aha ngaha ndagira ngo mbabwize ko hari igihe kizagera mwabwira abana banyu ngo bajya kwakizwa bakanga. Ibihe turi kujyamo ntabwo ari byiza, ariko niba Imana yateguye amavuna reka nkubwire ngo nusiga tuyegura Imana tuzavuga ibyanditswe. Ntabwo turi abanyapolitike ngo turavuga politike y'isi. Oya, usibye ko na politike hari igihe ituma abaturage babaho neza nk'uko turiho neza mu gihugu cyacu, ariko icyo tuzavuga ni ibyanditswe byera. Ntugapinga ibyanditswe byera. Mbese nawe wamusigaye muze gusengera. Nowe yavuze imyaka 120 urugi rurakingwa. Ntabwo ushaka ko uzavuga ngo narinje ngo hanyuma bakubwira ngo ya wanze guhaguruka cyane. Niba hari tamuze gusengere kimwe n'abangaba ubahije byaba ari byiza cyane, kuko waba uri umuhererezi muri aba bantu bahagurutse bemera Imana. Reka dusabe umunyamabanga nshingwabikorwa asengera abana b'Imana bemera Imana. Kandi reka mbabwire, muje mu gihe cyiza, Imana ibamugisha. Muje mu gihe cyiza gufatanya n'umurimo w'Imana, kandi turi hafi gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ko twayikoreye kandi ko twayemeye umukiza n'umucunguzi wacu. Kadusenge Imana. Urakoze Imana igihugu byinshi, umucunguzi w'ubugingo bwacu data twese ubanye natwe, kandi uyu munsi kuba duhaye amahirwe yo kwicara imbere yawe. Umugaragu wawe akaba avuze ijambo atumwe nawe, riba ryeze umusaruro abukirije. Amen. Abahungu n'abakobwa bawe bakwitabye ubaha umugisha. Amen. Bakomeze mu gituza cyawe. Amen. Kandi nyagasani ukomeze uvuge imitima yacu ireteshwe n'ubuntu bwawe, ugiye kugaruka ingoma itagira ikibazo. Uturinde umwanzi atwihera. Buri wese nyagasani wakwitabye aha ngaha akitaba ijwi ryawe, ubere igihome n'inkingi, ubere ubwihisho n'ubwugamo, izina rya Yesu Umukiza wacu.